Banyarwandakazi, mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2016. Uyu mwaka rero w'ibihumbi 2016 ndawifuriza abanyarwanda kugira ngo bazawugiremo ibyiza byinshi, bazawugiremo amahoro, bazawugiremo uburumbuke, bazawugiremo n'ikintu cyo kwizerana mu gihugu, abanyarwanda bose bakabana mu bumwe. Gusa ariko ntabwo uyu mwaka twawutangira tutagize inshingano, ibyo twiyemeje kuba twageraho muri uyu mwaka. Ni byiza rero ko muri uyu mwaka twarwanya politiki y'agasuzuguro, tukarwanya politiki isa naho iduhindura ibicucu, ikaba politiki yo kuduha ibyo twakwita ibihenda abana, kugira ngo dukomeze tuyoborwe. Ni nka ya politiki twajyaga twita ngo humiriza nkuyobore. Iyi politiki rero ishingiye ku gasuzuguro ni ukuyitekerezaho twese abanyarwanda, kandi tugatekereza uburyo bwo kuyivamo, nicyo cyangombwa. Nanone kandi uyu mwaka ntabwo dushobora kwibagirwa ibindi bikomereye igihugu cyacu. Ni ikibazo kijyanye n'imibereho y'impunzi, cyane ziri muri Kongo n'iziri mu bindi bihugu. Tukaba tuzi neza ko uwo mubare w'impunzi ugeze ku 350. Ni umubare munini rero, uruse nibura inshuro ebyiri umubare w'impunzi zari hanze mu mwaka w'1990. Kuri iki cyambere rero, agasuzuguro tugomba kukanga, kandi ni ngombwa ngo tukanye, kuko abari ku butegetsi batubwira ko tugomba kwiha agaciro. Ntabwo twakwiha agaciro kandi turi mu gasuzuguro. Ntabwo twakwiha agaciro kandi dusa n'ingaruzwamuheto. Ntabwo kandi twakwiha agaciro dusa naho dutegekwa n'abantu bitwara nk'abashefu, abandi bakitwara nk'abasushefu, abandi bakitwara nk'abamotsi. Ibyo bintu tukaba turashobora kubyemera mu gihugu cyacu. Ni ibintu twarwanije kuva kera. Ubu aho bigeze muri iki kinyejana cya 21, n'intambara twarwanye zose, dushaka demokarasi, dushaka kwishyira tukizana, tukaba twarabibuze, ntabwo twabigarukaho. Agasuzuguro rero kagomba gucika. Uko kazacika, tugomba no guca politiki ya mugabo umwe. Nta mugabo umwe mu gihugu. Ababyeyi barabyaye, nabo babyaye abagabo, babyara yewe n'abagore cyangwa se tuvuye inkumi n'abasore babishoboye. Ntabwo rero twumva ko umuntu umwe yakwimikwa akaba umwami w'igihugu, akaba umugabo umwe, akaba ari ushoboye byose, ko abandi babyawe nta kamaro bamaze. Iyo politiki tuzayirwanya kandi koko tugomba kwihagurukira, cyane cyane urubyiruko rugomba kwishyiramo ko ejo hazaza aribo bagomba kuzayobora igihugu. Bagomba kwanga bene iyo politiki ya mugabo umwe, kugereza igihe bazarererwa bakageraho perezida wa repubulika imyaka afite hafi 60, akaba ariho babona kuyobora igihugu. Ibyo bintu byaba bikomeye cyane. Nkaba rero nibwira ko aho bigeze ubu ngubu tugomba gushyira mu gaciro, ari uko mbisubiremo, twanga iyo politiki y'ikinyoma, twanga politiki yo kugaruka mu buja, twanga politiki y'agasuzuguro, twanga na politiki yo gukoreshwa kimwe n'uko twakoreshwaga mu gikoloni no ku ngoma ya cyami. Ikindi rero nk'uko nabivuze, ntabwo twakwirengagiza ko nubwo bihora bivugwa ko abanyarwanda ngo bafite amahoro mu gihugu, iyo baza kuyagira n'abandi baba baratashye. Ntabwo twinyagambura. Ibyo bita mu gifaransa espace politique ntibaho. Demokarasi Perezida Kagame yarayanze.
kandi ni mu gihe koko kera ntabwo ubwami bwari bufite demokarasi, nabo bwigize umwami, iyo demokarasi ntayishaka. Ibyo ariko tuzabirwanya. Ikindi yavuze ndetse kutazubahiriza n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabyo mpimba. Yavuze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2012 yari mu nama yo bita Fondation Imbuto. Ati ntabwo ibyo bintu bishobora kumbera mu gihugu kuko standards z'igihugu cyanjye zitabishoboye. Ngaba rero ngira ngo mpagurutse abanyarwanda babwira ko uyu mwaka wa 2016 ni kimwe mu by'ukuri ntabwo ari kuvuga ngo ni umwaka wo kwibohoza, ibyo ni ugushyoma. Bigomba kuba umwaka wo kwibohora ku gasuzuguro, mugakurikiza za ngingo uko nazibabwiye. Ntabwo abanyarwanda tugomba kumera nk'abantu b'ibikange. Perezida akajya muri commune mu karere cyangwa ibyo bita district, ati mwebwe namenye ko ibyo mukora ahangaha hari bene wanyu mucumbikira. Ntiyavuze abaribo. Atari ko muzagira uwo mucumbikira tuzabarasa ku manywa y'ihangu, kubera ko twakanzwe. Aho abantu bamurebye igisure bavuga bati waturasira iki ku manywa y'ihangu, aho bakamukomera mu mashyi. Ibyo rero byo gukomera umuntu mu mashyi ushaka kubarimbura nibyo mugomba kwanga. Mugashira ubwoba, mukamenya ko igihugu ari icyanyu, mukamenya ko igihugu atakiguze, mukamenya ko politike yagira inka atari politike yo gutuma mudindira mu mitima no mu mitwe yanyu. Mukamenya ko politike yo kubesha ko mugomba kwisha agaciro kandi ntako mufite, ko iyo politike mugomba kuyirwanya. Mukihesha agaciro nyine koko. Politike yagira inka yo ntabwo inka perezida baha arizo yaguze mu murage yasigiwe n'iwabo cyangwa se mu mafaranga yo bwite. Izo nka muhabwa nizituruka mu mafaranga ava mu mahanga cyangwa se nizituruka mu misoro yanyu bwite. Bityo rero ibyo muhabwa ni bike kurusha ibyo bashyira mu mifuka, ibyo bagura indege zibatwara, ibyo bishyirira abana babo kujya mu mahanga no kwiga mu mashuri ya za universite z'ikirenga n'ibindi nk'ibyo. Igihe abanyu bacupira biga ibidashobotse badashobora kuzakoresha mu bindi bihugu, cyane cyane ibihugu bidukikije. Bityo rero abanyarwandakazi, ntabwo navuga amagambo menshi, ntaza no kurondogora, ariko murwanye mwivuye inyuma politike y'agasuzuguro. Mwanjye agasuzuguro, mwanjye kuyoborwa nk'intama. Mumenye ko igihugu ari icyanyu, mumenye ko mutakigurishije, mumenye ko nta mugabo umwe, mumenye ko gutora mutoreshejwe nk'abantu batagira ibitekerezo, mugatora umuntu umwe gusa, hari n'abandi bashobora gutorwa. Ibyo mugomba kubyanga kubera ko twabirwanyije. Tugomba kubikomeza, tukajya muri demokarasi, tukajya muri politike itubereye mu gihe tugezemo. Murakaramba, murakagira amahoro, murakabaho.